cyangwa yaba yarawurose ntubimenye. You know you can be prosecuted for that. Ariko akakantu uvuze ko kaba ariko kuko areza imifuka 5 nje nuko nayiruka senyeje iyo mufuka ako kantu uvuze ni none ariko kice ntambwiye nicyo kugira inshuti ni byiza ni gutakinintura imifuka 5 6 7 kwadikanyijwe mu murimo nje nkaburamo n'umufuka n'umwe. What? Ariko ubu butaka banza amashara heneranye mu gihe duturanye ngiye nteza na mirongo y'ibishyimbo ema ngiye kukwiba ubutaka ubu butaka banza bufite umugisha ndabwibye turashize none. ngiye kwibaho nk'imifuka 5 cyangwa 6 cyangwa toni ni ibyo ndashobora ndabwiba bose What do we have this? ndawutwara nanda yaneze imifuka nk'igihumbi. Everybody! You know you can be prosecuted for that. Nta kazi natanze ntacyo uramuntabere mu murima ari kugira ate. Uko wagambirwa urukunkorera iki mu murima uko wakavuna urugesho urimo uranyiba ubutaka uvuze ngo icyo wagahamba ku manywa ureba murya kanapfu kanze yaje unyise umurozi Ariko bafashe unyise umurozi unyise umurozi muri kurana byo bafashe nk'icumu yo mufanye mufate nk'icumu